Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data, turabasuje mwese abakunzi b'ikiganiro Menya Ukuri. Muri iyi minsi rero turimo turasenga Imana dukoresheje amaraso ya Yesu Kristo. Abari mu mahanga, abari mu Rwanda, abari hirya no hino ku isi hatandukanye, mukomeze kugubwa neza tubohokera mu maraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi rero cyangwa se aka kanya turakoresha amaraso ya Yesu Kristo avanze n'ibyuya, ya yandi yavuye ari Getsemani asenga cyane kugira ngo yinjire mu muhamagaro we, mu cyari cyamuzanye kugira ngo arangize mission. Rero yagiye gusenga Getsemani kubera ko yarababaye cyane, atangira kubira ibyuya bivanze n'amaraso. Turabisanga muri Luka 22 umurongo wa 44. Luka 22 umurongo wa 44. Bibiliya iravuga ngo kuko yarababaye bikabije asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Urumva rero ko hari igihe Yesu Kristo yarababaye bikabije cyane, yenda gupfa, yegereje gupfa, arajya gusenga, none atangira kubira ibyuya, imitsi ye yo mu mutwe iraturika, atangira kubira ibyuya, ariko ngo biza bivanze n'amaraso ngo bikajya bitonyanga hasi. Aya maraso rero ya Yesu niyo tugiye gukoresha dusenga uyu munsi. Ariko mbere ko dusenga nagira ngo yamenyeho bimenye ibintu bimwe na bimwe agenda akora, nabyo turi busengeremo. Icyambere, amaraso ya Yesu Kristo avanze n'ibyuya bye yandi yaviriye Getsemani, ni amaraso atubohora umwuka w'urupfu. Hari abantu rero bakunze kugendana n'umwuka w'urupfu, ugasanga barakora amaxi uko babonye, bakagira ubwoba bwinshi. Abantu bamukunze no kugira ubwoba bwinshi mutazi aho bukomoka, muba mutwikiriwe n'umwuka w'urupfu. Anytime muba mwahura n'ikintu kibakenyura. Aya maraso kandi ya Yesu Kristo avanze n'ibyuya ni amaraso aduhesha ubutsinzi. Hari abantu bakunze gukora ibintu bafailinga, mugahura no gutsindwa gusa. Ugatsindwa, kwiga ugatsindwa, wagira icyo utangiza cya business ugatsindwa, ugahora na za failure, ugahora mu bintu byo gutsindwa, kwitwa hasi. Aya maraso Yesu Kristo rero atubohora izo mbaraga, atubohora uwo muvumo, akadushyira mu butsinzi, aduhesha victory, aduhesha success mu buzima bwacu no mu mihamagaro yacu. Aya maraso Yesu Kristo yaviriye Getsemani avanze n'ibyuya kandi ni amaraso amenagura imitwe y'ibihanda biduhagurukira mu moko yabyo yose. Murabizi Satani afite ingabo nyinshi zitandukanye. Nimba rero ubona ibintu biguhagurukira, ukabona biragutsinda hasi, ukabona bitangiye kukumenyera cyane, bitangiye ntibivaho, ubimenagurisha aya maraso Yesu Kristo avanze n'ibyuya, ukamenagura imitwe yabyo. Amaraso rero ya Yesu Kristo avanze n'ibyuya nanone kandi ni amaraso amenagura imitwe y'abanzi bacu. Babanzi bacu baba bafite za misiyo ku buzima bwacu. Bari amoko menshi, harimo abarozi, harimo inkozi z'ibibi, hari abo Bibiliya yita abanyabyaha, hari abo Bibiliya yita indyarya, hari abo Bibiliya yita incakura. Abo bose mu moko yabo yose, imitwe yabo n'ibicaniro byabo na mission zabo ku buzima bwacu wazimenagurisha aya maraso Yesu Kristo avanze n'ibyuya. Ikindi, ni amaraso ya Yesu Kristo asandaza ibyo bicaniro byabo nyine by'abarozi, nabivuze, n'ibitero bikomeye by'umwanzi Satani n'ingabo ze muri make. Rero tugiye rero kuba dusenga tumekoresheje aya maraso Yesu Kristo, tumenagura ibi bintu maze kubabwira bitugendaho. Turatangiye rero, reka dutangire dusenge. Uravuga uti mu izina rya Yesu Kristo nakoresha amaraso Yesu Kristo, ndayiyuhagiza cyangwa se ndayinikamo ingingo z'umubiri wanjye, nazinika mu maraso Yesu Kristo avanze n'ibyuya by'Getsemani, ya yandi yaviriye Getsemani. Menagura umwuka w'urupfu uba mu kirere cyanjye, menagura umwuka w'urupfu ugendana n'amazina yanjye, menagura umwuka w'urupfu ugendana n'ingingo z'umubiri wanjye, menagura umwuka w'urupfu mu izina rya Yesu. Uwarumboshye ukantera kumva ntwikiriwe, ukantera kumva ndemerewe, ukantera kumva nihebye, ukanteramo n'ibitekerezo bipfuye by'ikuzimu, nonaha uwo mwuka w'urupfu ugendaho ushaka kwica ubuzima bwawe, ushaka kumena amaraso yawe kandi ukica n'icyo ngiye gukora cyose, nawo tera, nawo fata mpiri, nawo ubohesha izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nawo menagurira mu maraso ya Yesu Kristo yavuye mu byuya bye igihe yari ari Getsemani.
izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, imbaraga z'ikuzimu zimpagurukira zikantera gutsindwa, failures, zikanshyira mu gutsindwa, ndazitera, ndazibohoraho, ndazifatisha izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndaziboha, ndazimenagurira mu maraso ya Yesu Kristo avanze n'ibyuya bye by'Igetsemane. Menagura izo mbaraga zindekure, sindi uwo gutsindwa, ndi uwo gutsinda, sindi uwo gutsindwa, ndi uwo gutsinda, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakoresha kandi amaraso ya Yesu Kristo yanavanze n'ibyo by'Igetsemane, ndatera ibihanda byampagurukiye mu moko yabyo yose, menagura imitwe yabyo, ibimpagarara imbere ngo ntatambuka, ibimpagarara imbere ngo ntinjira mu mugisha. Ibyo bihanda mwabihanda mwe mu moko yanyu yose, mfite intwaro ibamenagura. Ni amaraso ya Yesu yavuye mu byuya bye, mu mutwe we, hahandi imitsi yaturutse ari Getsemane, akaza avanze n'ibyuya, ndayafata. Menagura imitwe yanyu muramva imbere, bitana menagura imitwe yanyu muramva imbere, ntambukire mu mugisha muramva imbere, ntambukire mu cy'Imana imvugaho muramva imbere, ntambuke ninjire ku musozi w'ubuhamya bushya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibihanda by'ikuzimu bihagarara iburyo bwanjye, bigahagarara n'ibumoso bwanjye, bikanzenguruka, nkananirwa kwinyagambura, nkananirwa ukwisanzura. Ndakoresha umwuzure w'amaraso Yesu Kristo avanze n'ibyuya by'Igetsemane. Nonaha ndanyuze uwo mwuzure iburyo bwanjye, menagura umutwe w'ibyo bihanda bayahagararaga iburyo bwanjye. Uwo mwuzure ndawunyuze ibumoso bwanjye, bitana menagura imitwe y'ibihanda byahagararaga ibumoso bwanjye, ndabirimburana na misiyo yabyo muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibihanda bigenda binkururukaho, bigenda binkurikirana aho ngiye hose, binkuririkirana aho bikomoka hose, moko yabyo inyuma yanjye, ndahanyuze uwo mwuzure w'amaraso Yesu Kristo, bitana menagura ibyo bihanda bimpagurukira. Namenagura imitwe yanyu mwabihanda mwe, murabo kumenagurika ngiye nkambuka, murabo kumenagurika ngiye nkinjira mu mugisha, murabo kumenagurika ngiye nkinjira mu cy'Imana yamvuzeho, murabo kumenagurika umuhamagaro njye ugasobanuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndatera kandi imitwe y'abagome, abagome banzenguruka, abagome bampagurukira, bitana batera n'abamenaguza amaraso ya Yesu avanze n'ibyo, nasandaza imitwe yanyu muri aka kanya. Muri abarozi muhagarara ku misozi, bitana bamenagurisha amaraso ya Yesu Kristo avanze n'ibyuya bye, mbohoke ntimukanshyikire. Muri abarozi se bakorera mu bishanga, bakorera mu mazi menshi, menagura, ndabasa imitwe yanyu ndayisandaza. Ntimugashyikire ubuzima bwawe, ntimugashyikire umuhamagaro wawe, ntimugashyikire ubutunzi bwawe, ntimugashyikire isezerano Imana yamvuzeho muri aka kanya. Umwuzure w'amaraso Yesu Kristo avanze n'ibyoya ubamire bunguriye. Abarozi, abagome, inkozi zibi, izo ngabo za Satani moko yazo ndazifata mpiri, ndazitungura muri aka kanya, ndazitera nkoresheje amaraso Yesu Kristo avanze n'ibyuya y'Igetsemane. Abahanga murabishyize hejuru ubuzima bwawe, bita menagura, sandaza imitwe yabo bagome mu moko yabo yose, abarozi, abapfu, abakonikoni, abakorera shita mu moko yanyu yose. Nonaha umuvu w'amaraso Kristo avanze n'ibyoya menagura, basandaza imitwe, muve ku buzima bwawe, muve mu kirere cyawe, muve aho nkorera. Nimba ukora ukaba ubona umurozi, muhuze nawe maraso, bitana gusohora mu kazi nkoreramo. Nimba tuvuge hari karitsiye utuyemo, ukaba uhazi ibitero by'abagome n'ibicano byabo, yohereze uwo muvu, ndohereza umuvu w'amaraso Yesu Kristo avanze n'ibyuya, bitana sandaza umugome wishyize hejuru muri karitsiye ntuyemo, bitana menagura imitwe yanyu ndayisandaza, ntimukabeho. Njye wubaha Imana, ninjye ufitiye akamaro Uwiteka, ninjye ugomba kubaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Noneho muri aka kanya amaraso ya Yesu Kristo yayandi avanze n'ibyuya by'Igetsemane ndayakoresheje. None ndi kuyakoresha menagura, ndimbura imitwe y'abagome, y'abarozi mu izina rya reka twinjize uwo muvu mu miryango yacu, mu miryango yacu ibamo abagome. None aha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti,
ndakoresha umuvu w'amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti, bitandinjira ndasanaza ibicaniro by'abakorera shitani mu muryango wacu, bita imitwe y'abagome n'abakorera shitani bari mu muryango duhuje amaraso, duhuje isara, bita managura imitwe yanyu, murekure ubuzima bwanjye, ntimukongere guhagarara ku masezerano yanyu ngo muyaburizemo, ntimukongere guhagarara ku buzima bwanjye ngo mubwangize, ntimukongere guhagarara ku ngingo z'umubiri wanjye ngo muzihindanye, bita menagura imitwe yanyu, ndamenagura imitwe yanyu nkoresheje amaraso Yesu Kristo avanze n'ibyuya bye. Ryarari Getsemani yavuye ibyuya by'amaraso kugira ngo umuzanzamuraho umutwe wese acomekanye na Satani, uzazamura umutwe ku buzima bwanjye acomekanye na Satani agomba gusandara, agomba kumenagurika, ndeba agomba gucanganyikirwa kamera. Ndafata uwo muvu w'amaraso Yesu Kristo avanze n'ibyuya, nohereza ku mupfumu undondora, nohereza ku murozi undoga, nohereza kuri kozi z'ibibi zinzenguruka, nohereza ku banyeshuri no ku bagome no ku ndyarya no ku ncakura, abo bankoraniragaho bakavuga ngo nta kiza nzageraho. Noneho umuvuno batungure w'amaraso Yesu Kristo avuye avanze n'ibyo, bitana sandaza imitwe, bitana menagura misiyo ya, bitana sandaza ibicaniro bya, bitana rimbura icyo mwishingikirizaga, bita uwo muvu kandi ndawuhindukiza ubanyaga ibyanjye mwari mwarafashe. None bita nabarimburana n'amagare n'amafarashi, bita nabarimburana n'intwaro, bita nabarimburana n'imyuka mwacishije ariyo yose, ubuzima bwanjye burekurwa, mbohoke kandi mbohokere mu maraso Yesu Kristo ya yandi avanze n'ibyuya by'Igetsemani, mu izina rya Yesu Kristo. Muri aka kanya mbohoke mwami Yesu Kristo, reka ayo maraso yawe yo maraso yawe kandi avanze n'ibyo by'Igetsemani ndayagotomera none, nimba hari uburozi bundi mu bwari bwo bwose, bitana busandaza bunsohokemo. Baba barabingaburiye njya mu nzozi, baba barabinyoherereje bikaba biri mu mubiri wanjye, byaba bituye no mu rugo rwanjye, aho hose hari uburozi, bitana menagura izo mbaraga z'uburozi zaba ziri mu ngingo z'umubiri wanjye, izizana ibirwara, izizana inyatsi, izo mbaraga z'uburozi, bitisha amaraso Yesu Kristo avanze n'ibyuya. Narwana na Satani, sindi uwawe, nta cyanjye uzamira, nta cyanjye uzafata, nta cyanjye uzaboha. Hoya, mfite amaraso yacugwe, ayo niyo nkoresheje, nayahindura nk'umwuzure, bitana gusenyera mu izina rya Yesu. Satani we ndayagotomera, agende mu ngingo z'umubiri wanjye hose, ajagajage umwanda, ajagajage ibiva ku bagome byari bindimo, ajagajage ibyo bantereje, ajagajage, bitana sandaza izo mbaraga z'uburozi ubwo bwose bw'ikuzimu bw'abagome bwari bwaragiye mu ngingo z'umubiri wanjye bushaka kungirira nabi. Mbohoke muri aka kanya, amaraso yavanze n'ibyuya ambohore Kristo, bimenyekane ikuzimu ko ntanduzwa, bimenyekane mu bakorera Satani ko ntanduzwa, bimenyekane mu barozi ko ntarogwa. Hari amaraso arogora, hari amaraso ndogora, ni amaraso yavanze n'ibyuya by'Igetsemani, ayo ndayagotomera kandi nanone, ayo kandi ayuhagiza nonaha, ayo kandi nanone nayuhagiza guhumana kose kuva ku bagome, menagurwe ku mirwe bunguri n'amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muri aka kanya mbohoke nyagora ku ngoma. Yesu we, urakoze kubwo maraso yawe wavuye Igetsemani avanze n'ibyuya, umugome ukorera Satani, ingabo z'ikuzimu na Satani ubwe, bimirwa bunguri n'inyanja y'amaraso yawe avanze n'ibyuya by'Igetsemani. Turagushimiye Kristo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Turagushimira wakomeje kwibohora ukoresheje iri sengesho, ukomeze urisubiremo kenshi abarozi baguhunge, ukomeze usubiremo kenshi abarozi baguhunge, hanyuma uzaduhe ubuhamya vuba ahangaha. Hari nubwo wabona ufite umuntu wawe warozwe cyangwa ubona watwawe ibitekerezo n'abagome, wamwaplikaho iri sengesho ry'amaraso Yesu Kristo. Uwiteka rero akomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu. Amen.